ntabwo bibaho. Umva uko Yesu yavuze. Yesu yaradukopeje, adukopeza kimwe mu bibazo tuzabazwa, kandi ntekereza ko abenshi kizabatsinda. Yavuze ngo nari nshonje, nari umushyitsi, nari nambaye ubusa, nari mfunzwe, nari ngwaye. Hanyuma bazamuvuga ngo twakubonye ryari? Azababwira ngo umwe muto mwabikoreye ni nge mwabikoreye. Mumbabarire mumbwire, umuto abana nani? Iyo yagwaye ninde umusura? Iyo yabyaye ninde umuhemba? Umuto abana nani? Uworoheje wa nyuma wo muri twe abana nani? Uzi ko abantu babana ku makategori, kuko bose biganye Butare, kuko bose biganye kuri Yerika, kuko bose batuye Kibagabaga, kuko bose bahuriye muri korale. Hari umuntu adafite uwabana nawe. Reka mabwize ukuri, rimwe na rimwe tuba tumanitse amaboko mu rusengero dusaba Imana umugisha, ariko umugisha ntusengerwa, umugisha urakorerwa. Iyo uwusengeye uratinda, iyo uwukoreye urihuta. Dufite abantu rero bahisemo gusengera umugisha ariko batazi gukorera umugisha. Ntabwo Tabita yazuwe n'amarira y'abapfakazi, yazuwe n'imirimo myiza yakoze. Iyo biba ari ukurira, bari kurira abagabo babo bakazuka, ahubwo yazuwe n'imyenda yadodeye abapfakazi. Imana yabwiye Koroneli, iramubwira ngo gusenga kwawe bigeretseho kugira ubuntu byazamutse bibugwibutsa imbere y'Imana. Amasengesho atageretseho kugira ubuntu Imana yasubiza atinze, ariko amasengesho ageretseho kugira ubuntu Imana yasubiza vuba. Dufite abakristo bangahe bateka ibiryo bakajya kuri gereza nta muntu wabafungiye? Dufite abakristo bangahe bageze kuri ico kigero? Hari umudamu umwe muri jenoside yakorewe Abatutsi, baramutemaguye umutwe barawangiza, hanyuma mu mutwe ahitagira kanseri. Farije yaramuvuje, yakoze ibishoboka byose biranga kwa yahorana esume ikonje ku mutwe, muzi kanseri uko ijyana. Rimwe Imana iramubwira ngo nateke ajye kuri gereza agemurira intera hamwe ku Muhima zamutemye. Abwira Imana musabye ikintu gikomeye, ariko kubwo kumvira Imana arabikora. Agezeyo ahamagara intera hamwe, avuga ati ikintu kinzanye nje kubababarira nubwo mutansabye imbabazi. Narakijijwe nyuma ya bwa bundi, ndi umurokore, nje kubohokana namwe, kandi naje no kubagemurira n'abaza n'ibiryo. Baraseka baravuga ati mbega amayeri y'inyenzi mw'abantu mwe, ubu utuzaniye uburozi bwo kutwica ntabyo turiye. Avuga ati nukuri ndi umurokore, aranarira akuraho ikanya, avuga ati muze dusangire. Barangije baratinyuka, arabababarira, arabahobera. Atashe mu rugo Imana iramubwira ngo kubwico wakoze ngukije kanseri yo mu mutwe. Ubu ni muzima, atanga ubuhamya, yarakize, yarabohowe. Nari ngwaye muza kunsura, ngwaye muza kundeba. Dufite abakristo bangahe bateka ibiryo bakajya ku bitaro nta muntu wawo wagwariye? Nyamara niba birivuze ngo nari ngwaye, birashoboka ko agwara, byashoboka. Rimwe nigeze guhagurutsa mu rusengero rwacu abantu bakumbuye kurya inyama, mbona abantu 17 batazi uko inyama zimeze. 17, kandi abanyarwanda bihagararaho. Umuntu yemeye ko ashonje abashonje ari umunyarwanda, nushaka uzajya umugaburira abashonje. Noneho ikintu cambabaje, bahagurutse muri korale, bamwe bahagurutse muri korale y'abantu bacuruza mu Bushinwa bajya Dubai, baba bafite nk'inyama z'amoko nk'abiri buri munsi ku meza. Manda wihanganye ugateka nk'uko utekera umugabo wawe cyangwa inshuti zawe, ugahamagara abakene babiri uzi babakene, ukabicaza ku meza yawe ukabagaburira. Waba ukoreye umugisha we. Ariko iwacu twakira abantu baza kunegura ko amarido adasa n'intebe, tutaramenya kuvanga amabara. Hari umukene yakwicara mu ntebe z'iwawe agahita ajya gutanga ituro ry'ishimwe ko Imana imwishazanyije n'abakomeye.